turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 22 Mata 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere mu bitabo byakozwe n'intumwa, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Umunsi w'urupfu rwa Stefano haduka itotezwa rikomeye muri kiliziya ya Yerusalemu, maze bose uretse intumwa batatanira mu turere twa Yudeya na Samariya. Abantu baha Imana bahamba Stefano, baramurira cyane. Naho Sawuli we agumya kuyogoza kiliziya, akinjira mu mazu agafata abagabo n'abagore akabashyira mu buroko. Abari batatanye bagendaga hose bamaze inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Filipo nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya, yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikaraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari bumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 66. Mahanga yose nimusingize Imana. Mahanga yose nimusingize Imana, muririmbe ikuzo ry'izina ryayo, muyikuze muvuga ibisingizo byayo. Nimubwire Imana muti, mbega ibikorwa byawe ngo biratera ubwoba. Abatuye isi bose bapfukama imbere yawe, bakagucurangira baririmba izina ryawe. Nimuze mwirorere ibikorwa by'Imana y'abantu batinyira imyato. Yahinduye inyanja ubutaka bwumutse, n'uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare. Niyo mpamvu tuyigirira ibirori, ku bubasha bwayo iraganje ubuziraherezo. Mahanga yose nimusingize Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 35 kugeza ku wa 40. Muri icyo gihe Yezu amaze gutubura imigati, abwira imbaga y'Abayahudi ati, "Ninjye mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntarasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota bibaho. Nyamara naribabwiye, murambona ariko mukanga kwemera. Uwo Data ampa wese angeraho, kandi uzansanga sinzamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi ukora ugushaka kw'Imana buri munsi, buri munsi ugende neza mu nzira z'Imana, bitewe n'icyo Nyagasani yakubwiye. Mwavuga iki na Nyagasani? Amasomo kiliziya yacu duteguriye ni amasomo aryoshye cyane, tujye kuzirikana ku buzima bwacu. Ubuzima bwacu ni Imana. Ubundi buteye bute? Tumenye Imana ryari? Twamamaza Imana ryari? Cyangwa twamagana Imana ryari? Iyo utavuga Imana urayivuguruza, iyo utamamaza Imana urayamagana. Ese wowe ubuzima bwawe ni ukuvuga Imana cyangwa no kuvuguruza Imana? Ni ukwamagana Imana cyangwa ni ukwamamaza Imana? Uze guhitamo kimwe, urebe ikikuriho nawe udaciye ku ruhande. Amasomo twateguriwe tugiye kuyahanira mu ngingo 3 ziza kudufasha neza kumva icyo tujya dukorera Imana, niba tuyamagana cyangwa niba tuyamamaza. Ubwo turi buze gutambuka mu byumba bitatu. Turatambuka kwa muganga, hospital, dukomereze mu kiliziya, fora aho tuza gusoreza. Turasoreza no muri prison aho duhagere. Kuko hose Nyagasani agenda hatambuka, ibyo byumba byose tugenda tubitambukamo, kugira ngo hamwe tugahamagara Imana, handi tugahamariza Imana. Uko twamagana Imana cyangwa uko twamamaza Imana, ibyo byumba bitatu. Reka duhere ku cyumba cya mbere, kwa muganga, dans l'hôpital. Baravuga ngo kugira ngo muganga bemeze ko umurwayi yapfuye, muruva ko tugeze ahantu habi, babyeyi hagati aho ntimuze guhamuka, ngo ni ibintu bibiri. Icya mbere ni uko umutima wahagaze utakiri gukora neza, cyangwa ubwenge butakiri gukora.
ibyo bimenyetso bibiri iyo umuganga abibonye ko biri kose aravuga ati uyu nguyu yapfuye, uyu nguyu ntakiri guhumeka umwuka w'abazima, uyu nguyu yagiye. No mu kiliziya nabyo ni uko. Ukarisiya ni umutima wa kiliziya. Ubusaseridoti nanjye kuvuga ko ari umutwe wa kiliziya sinza kuba nibeshye, ariko byombi birajyana, ari nabyo biganisha ku gitambo cya misa. Nguwo umutima wa kiliziya, nguwo umutwe wa kiliziya, igitambo cy'ukarisiya, kuko Yezu Kristu ubwe aba ahibereye nk'umutwe wa kiliziya. Wa musaseridoti nuko agakoresha wa musaseridoti uri kugaragara kugira ngo akore umuti. Uwo ni Yezu ukora umuti nyine. Iyo ni ukarisiya, umutima. N'ibindi biba byapfuye umutima n'umutwe iyo bitagikora. Ni nabyo ngo abahanga bamwe bavuze bati ngo uramutse ushatse gucecekesha kiliziya, kuyiburizamo nabyo ukabigerageza, ngo wakuraho misa. Ukarisiya na misa, ese ubundi hari uwabikuraho? Byibazeho. Navugaga umuntu w'isi abikuyeho. Dukomeze tubijyeho impaka, uwabikuraho, wakuraho misa, wakuraho ukarisiya, byagenda bite ku isi? Dukomeze tujye impaka kuri byo. Ushaka gucecekesha kiliziya agira ate? Yakuraho misa, yakuraho ukarisiya. Ese hari uwabikuraho ubundi? Resta discute. Ivanjiri turi kuzirikanaho muri ino minsi ni umutwe wa 6 w'ivanjiri ya Yezu Kristu yanditswe na Yohani. Uratubwira ukwemera kuranga abakira ukarisiya. Ubwo Yezu tumwumva amaze gutubura imigati, yagiye akomeza kwereka abayahudi ko iyo migati ari y'ino si, imigati ishira, ko ahubwo ari umugati w'ubugingo. Abantu benshi ntabwo babyumvise, ahubwo bashatse gushakisha uburyo bazamukuraho, kwa gushaka gukuraho misa, kwa gushaka gukuraho nyiri misa, Yezu Kristu, ukarisiya. Yego nyine hari ababigerageje, hari abakiri kubigerageza, ariko tujye tubona icyo bitanga, tujye tubona ingaruka mbi zabyo. Rero n'undi wese wakwifuza kuburiza umugambi w'Imana ararya rimenge, asubiza amerwe mu isaho, kubera ko hari ibintu utahagarika uko wabigenza kose, hari utacecesha kugira ngo wumve neza umutwe n'umutima wa kiliziya. Ukarisiya icyo ari cyo, anacyo turi kuzirikanaho muri uyu mutwe wa 6 w'ivanjiri kwanditswe na Yohani. Nyuma yo kuva mu bitaro turi kugana mu kiliziya, tugiye gukurikizaho ingingo yitwa uko wamenyekanisha ikintu, cyangwa uko wamenyekanisha ibintu, ahantu n'ukuntu. Ubwo buryo bwo kumenyekanisha ibintu mu gifaransa babyita la publicité. Comment faire la publicité? Biraza kumvikana ko ari uburyo bwo kwamagana ndetse no kwamamaza. Uko wakwamamaza, abacuruzi benshi bakunze guhomba, abandi bakunze kunguka cyane. Kubera iki? Uburyo bwo kumenyesha, uburyo bwo kumenyekanisha ibicuruzwa byabo, uburyo bwo gukora publicité. Ngo mu itangazamakuru ngo ha uburyo bwinshi bwo kumenyekanisha ikintu, ariko buhinde mu bintu bitatu. Ubyumve nawe, hari igihe waza gusanga bumwe bukureba aho uri mu kiliziya, aho uri mu isoko, aho uri kugurisha, cyangwa aho uri gutera imbere cyangwa uri no gutera inyuma. Mu buryo bwa mbere bwitwa kwamamaza ikintu, kuvuga ikintu neza, kugitaka, rimwe mugashyiramo amakabya nkuru, gufana, fanatisme, kuvuga neza ikintu. Iki kintu kiraryoshya nk'ubuki, iyo ukiguze umererwa neza. Uyu mukinnyi atsinda ibitego 5 mu munota umwe, nuko abantu bose bagahura bagiye kumureba, bakamureba ati kuri iyo foto nawe munavuze ati uyu mukinnyi atsinda ibitego 5 mu munota umwe. Ukore uburyo uko abigenza. Birashoboka ko nta muzamu urimo wenda, birashoboka ko ntawe nyine bari guhangana, ntawe bari gukina nawe agahita bitsinda, biranashoboka. Ariko uza kubyumva araza guhita yihuta ari wo umukinnyi wari we. Iyo ni publicité. Umucuruzi kandi yahuduka ati umukicyayi wese ashisha byumva. Nuko abantu benshi bagahora bagiye kureba icyo cyangwa bagiye gukigura. Abandi bati inkuru zabyacitse, abantu benshi bakunze kuzisoma, ati hari uburyo bwiza bwo gusambana ntihagire ubimenya, muze murebe. Nuko abantu benshi kubera ko bene izo ngeso zikunze gutwara abantu uruhu n'uruhande, bakiruka bagiye kureba gaturebe uburyo umuntu yasambana ntimenyekane ntibiteze ikibazo. Abantu benshi bagahurura. Ubwo buryo bwose bwo kumenyekanisha ibicuruzwa, ibi byose ari byo kwa Sekibi n'ibindi byinshi cyane, ni uburyo abantu dukunze kwadukira kugira ngo ibintu byacu byihute, publicité zihuse, no gutaka ikintu ukagitaka neza. Nuko baje bose bakigana ati mbega ikintu we, mbega uburyo bwiza we, mbega we, bakaza bahurura bihuta.
uburyo bwa kabiri bwo kwamamaza ikintu cyangwa cyamagana cyangwa kumenyekanisha ikintu c'est le silence, publicité ya silence, guceceka. Nturareba muri groupe umuntu ashobora gukubita ifoto hirya kuri groupe nuko abantu bakibaza ngo bigenze bite, tubwira iki ifoto ivuga, comment zikaba nyinshi cyane ati tubwira iki bivuga, uyu muntu ni igicucu, uyu muntu uri gukora ibintu ninde, natubwira iki ibintu bivuga. Nuko abantu benshi bagashyiraho amakomenti bakavuga kubera iki undi aricecekeye. Biraza gutuma abantu benshi bivumburamo bagaragaza amarangamutima yabo, bamwe batukane, abandi baraza guceceka, abandi baraza kugira ikindi babivugaho cyiza. Kubera iki guceceka? Guceceka nabwo ni uburyo bwiza bwo gukora publicité, bwo kwamamaza ikintu cyangwa gucyamagana. Nanone guceceka nuko bamwe bakarunaho amagambo menshi utapfa kumenya. Ariko reka uburyo noneho tujya kubona bwa gatatu bwo burakomeye cyane, biradusaba ubushishozi, kumutega amatwi kugira ngo uze kumva ahantu dushaka kugana, twibutswa ko turi kuva kwa muganga tumanuka mu kiliziya, anako tugenda dukomeza no muri prison. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo guharabika, gusebanya, gutuka ibintu aho kubita ukabituka, kurwanya, contre succès, kuvuga ikintu nabi gukivuguruza, kugira ngo umve uburyo bw'iyi publicité, uburyo bufite agaciro ndetse n'uburyo bukomeye cyane kurenza n'ubwa mbere n'ubwa kabiri twavuze. Iyi nkuru yumve, hagati aho ufunga amadirishya kuko ikibuga turiho ntabwo kirinzwe bihagije, kandi ufate n'agatambaro kawe kuko hari igihe iyi nkuru nuyumva ni publicité ubwayo ushobora kuza kurira, uze kwihanagura rero kuko biranababaje. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupadiri baramufunze. Ubwo twageze muri prison kuko nari nabibateguje, ntabwo ari icyanzanye, nuko baramufunga biza kujya bamukatira n'urwo gupfa. Ngo nuko umunyamakuru wari watumwe utara inkuru, sinzi wari wamutumye, ntuze guhita umumbaza, wari watumwe muri iyo dosiye uwo mupadiri ufunzwe kandi wakatiwe urwo gupfa, inkuru yakoze ayandikaho umutwe ugira uti dore Padiri Yohani amahano yakoze, ibiterasoni nk'ibi ntibikuriye uwihaye Imana. Hagati aho nifuza kukubaza ka comment gato watera uyu mutwe w'iyi nkuru, ibiterasoni Padiri yakoze. Ndakubwiza ukuri ngo mu minota 60 gusa ngo iyo nkuru yamaze gusomwa n'abantu miliyoni 6. Bijaze kuvuga abatuye isi bose, abatuye icyo gihugu, abari ku nkengero zacyo bose bihutiye gukura iyo nkuru. Inkuru yabyacitse, inkuru ikomeye cyane, amahano umupadiri yakoze, ibiterasoni yakoze. Ese we ibyo biterasoni uzitekereza ibihe? Ndabizi nguhaye akanya ufite utuntu wahita uvuga, ayo mahano ushobora guhita uyumva nawe. Amahano y'umupadiri, ibiterasoni yabikoze ni ibiki? Nawe ndabizi uri mu bahuruye, nanjye nahuruye. Niba tumutabara komeza ubyibazeho ukigiye guhakurikira. Nuko abaturiye hafi aho ngaho bahita bihutira kuri prison nyine bari bamushyizemo kugira ngo barebe umupadiri watinyutse agakora amahano, ibiterasoni. Abaje kumusura, abaje kumunyega, abaje kumucunaguza, n'abandi benshi cyane bari baje kureba ati turebe Padiri Yohani wakoze ibi bintu. Nuko abaje kumureba bahageze, abamubonye bose barumirwa, bagwa mu kantu. Uko bazaga bamushungera bose bibaza ngo katurebye ibyo biterasoni wowe hari Imana yakoze. Ngo nuko basanga muri dosiye ye mu rukiko byo bamuregaga bamukatiye mu rubanza, ngo nawe ubyuze mubyeyi, ngo yasomeye mu ishyamba ku irembo rya mosque ry'umusigiti, ngo asaba Kristo guhimbaza iyo misa, basaba amahoro ku isi mu bihe by'intambara isi iri kunyuramo, kuko abantu benshi batatanye badatekanye. Nawe umva icyo cyaha, gusomera misa mu irembo ry'umusigiti kandi akayisomera mu ishyamba ndetse agasaba n'amahoro. Ngo nuko bamufunze bibazaga uburyo atinyutse ku musigiti, birumvikana, bakibaza n'uburyo ari gusaba amahoro kandi mu ntambara ariho abantu benshi bari kunguka, kuko intambara itunze bamwe, birumvikana ikica abandi, irakiza bamwe ikica abandi. Uko bamwe bari gupfa n'ariko abandi bari gukira. Rero abo bafite ububasha bukomeye, grande puissance, abo bakomeye cyane, abakomeye bo gusaba amahoro ni ukwicira dosiye, ni ugutuma badakira. Nuko umupadiri nyine baramufunga, na n'ubu baramufunze, baramudadiye. Icyo iyo misa yakuruye,
icyo publicité yakuruye y'aho umunyamakuru namwe murabyumva. Icya mbere ni uko padiri nyine yafunzwe bamukatira urwo gupfa, afunzwe kubera nyine ibyo bitera soni ayo mahano. Icya kabiri nk'ingaruka byakuruye abaje kumushungera ngo nibwo bakomeje batekereza bya bindi bya Descartes tugira uti cogito ergo sum, je pense donc je suis. Bamwe bagatekereza bati hari ubu ko yasomye misa, hari ubu ikibazo kirimo ni ikihe, amahano arimo n'ayahe, ibitera soni birimo n'ibihe. Abantu benshi ko bakomeje kugenda babibazaho, ari nako bari kugarura ubwenge vuba na bwangu, ati hari ubu ibintu koko burya ntibyari byemewe, ibyakoze ntibyemewe. Misa ibaye koko gashoza ntambara igitera soni. Bakomeza kubyibazaho nyine bari bashungere bari bahuruye. Uko bari gushungera bahuruye niko bamwe baje kwibaza bati ariko uzi ko burya twagiye misa tutayumva. Ibyo byatumye benshi baje guhurura batekereza uko Yezu yavutse akaza munsi akavukira mu kiraro cy'amatungo. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko nta wundi mwanya bari babonye. Niyo mpamvu nyine asomera misa aho ngaho hafi mu marembo y'umusigiti, kuko nyine nta handi yari yabonye. Hanyuma bakomeza baratekereza bati ariko ubundi ko yasomye misa hariya na Yezu nayo turibuka misa ya mbere yasomye ayisomera chambre haute hejuru, ngo naho yari yatiriye. Atasiyo mubyeyi, ngo Yezu aho hantu yari yahatiriye ati nimugende kwa runaka. Bajya kumusaba icyumba Yezu asomeyemo misa yari agitiriye. Nuko Padiri Yohani yabaye icyamamare. Yohani yakoze ibitera soni, Padiri Yohani yakoze ibitera soni, amahano. Amenyekana nk'umuhemu, umugome, umunyamafuti, ariko aho ni imbere y'abantu. Nuko nyuma baje gutekereza byatumye kuko bagarura ubwenge ati koko ibintu byari binakwiye, ahubwo kwa bitari biriho ahubwo cyari n'ikibazo. Bituma abakristo noneho bahamya ukwemera kwabo muri icyo gihe, muri icyo gice. Nuko bamwe batangira baricuza bati ko basanze ubukristo bwabo butari bufashe. Nuko Yohana ababera igitambo sinjye wahera. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akozwe. Iri somo ry'uno munsi namwanditeze amatwi, cyane cyane isomo rya mbere, harimo ibintu bitanu ngiye kuvugaho byerekeza neza kuri iki gitambo cy'umupadiri bita Yohani upfiriye muri kiliziya. Nirinze kuvuga uburoko. Nyuma y'urupfu rwa Stefano hadutse itotezwa rikomeye muri kiliziya, muri Yudeya no muri Samariya. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri n'ingaruka nziza, ngo bari batatanye, ni nk'abandi nyine baje gushungera. Hakurikiyeho gutatana kw'abayoboke b'Imana. Icya gatatu cyakurikiye cyatana, ngo nuko bari batatanye bakomeje kugenda bogeza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Aleluya, amen. Icya kane, hadutse umudiyakoni witwa Filipo akomeza kwigisha. Uko yigishaga akora ibitangaza byinshi. Kubera iki? Mwumva ahantu byahereye ku rupfu rwa Stefano, cya gitambo, wa muntu wahowe Kristo. Byatumye noneho hari abandi batinyuka, abo ngabo batinyuka. Icya gatanu byakoreye gikomeye cyane nyuma y'ibyo bitangaza byinshi n'ibyishimo, ngo nuko muri uwo mujyi hamwe ibyishimo byinshi. Amen. Ngiki gikurura inkuru nziza. Ni nabyo umuhanga yavuze ati umunsi kiliziya iriho mu mudendezo, mu mahoro, nanjye kuvuga mu byishimo, inezerewe mu mahoro, umudendezo, ngo abayobozi bayo bazegure. Ngo kubera iki? Ko kiliziya ya Kristo buri gihe ari ikimenyetso kimurikira abantu, kandi kumurikira abantu bisaba gushira ndetse no kuba igitambo. Abayobozi bazegure. Naho umuyobozi wongera urebe umuyobozi wa kiliziya, ese wamamaza Kristo cyangwa uramwamagana? Ushobora guhagarara nka Stefano, nka Yohani, ugahagarara ku maguru yombi ukavuga Kristo utamuvuguruza. Ivanjiri umunsi ni ivanjiri nayo itumurikira mu buzima bwacu. Twajya turebe niba turi muri prison, niba turi muri kiliziya, cyangwa niba turi kwa muganga. Ivanjiri y'umugati, ivanjiri y'ukaristiya, ivanjiri y'igitambo cya misa, Yezu umugati w'ubugingo. Ushobora gukora ibindi bikorwa byose ko ari ibyo abantu, ariko misa ntiwayikuraho. Yezu ati ninjye mugati utanga ubugingo, murambana ariko mukanga kunyemera. Njye naje gukora icyo Imana Data ishaka. Amen. Nanjye nawe mu gufata umwanzuro nyuma yo kumva ibyanditswe bitagatifu n'uburyo Yezu akomeza kugenda yamaganwa cyangwa yamamazwa, uze kureba aho uri icyamamare. Ese uri icyamamare hano ku isi cyangwa uri icyamamare Yezu niwe wakugira icyamamare? Nyagasana dufashe twese aho twagiye dushidikanya ku kwemera kwacu,
aho twagiye tudandabirana, aho twagiye tubura imbaraga zo kwamamaza Kristo, tukamwamagana, tukamuvuga nabi, tukamuvuguruza. Nyagasani udufashe, bityo aho twagiye tugira ubunebwe, aho twakuvuguruje kandi turi abakristo bagomba kuguhamya, Nyagasani tubabarire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.